ko abacishije umugani aravuga ati ubwami bwo mu ijuru bugereranya n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we, nuko abantu basinziriye umwanzi araza abega urukungu mu masaka, aragenda nuko amaze kumera no kwera urukungu narwo ruraboneka. Abagaragu be baraza babaza umutware bati mutware ntitwabibye imbuto nziza mu murima wawe, none urukungu rurimo rwavuye he? Ati umwanzi niyo wagize atyo. Abagaragu be baramubaza bati none urashaka ko tugenda tukarurandura? Nawe ati oya, ahari mururandura urukungu murarurandurana n'amasaka, mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti mubanze muteranye urukungu muruhambire imitwaro rutwikwe, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Amen. Twicaye turasoma Galatia 6 umurongo wa karindwi kugeza ku wa 10. Abagalatia ibice bibiri bitandatu umurongo wa karindwi kugeza ku wa 10. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ntimuyobe, Imana ntimeguriza igisuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Uri hafi yo kuzabona Yesu, uri hafi yo kuzabona Yesu, aje kurya n'umugeni wameze. chetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Tumeshikuta kwa ibada ya asubuhi ya leo. Bwana Yesu, tunasema upewe sifa. Ulikuwa na mpango kabla dunia kuwekwa misingi kwamba na hii ibada tutaikuwa ndani, na wale ambao wanapangiwa chakula cha leo, vyote vilikuwa ndani ya ratiba yako, ndani ya presence yako. Ulikuwa unajua
tunasema uhimidiwe. Mioyo ambayo imeletwa kutoka sikio kinachotoka mbinguni, Bwana Yesu, ninaamini kwamba umekwisha kuitayarisha. Ninachokuomba sasa Baba, nicho nitayarisha na chombo chako kuja kubariki na chakula hiki. Jinsi uliweza kununua mkate ambaye ilikuwa hatazame akaona, ndiyo sababu tunakuita Bwana, neno lako linapotolewa ambao hawaoni waone, ambao wanagonja macho waweze kuona. Neno lako ni moto, neno lako ni uzima, neno lako ni nguvu, neno lako ni uwezo, neno lako liko na kila kitu. Kusha ukubariki kushika na Yesu Kristo. Wanaosema na wanaosikia sote tuchangilie pamoja. Tunakutamani Baba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Na mwene data tukume tubashuje mu izina rya Yesu Kristo. Ukomere mu mwami. Ndabona n'ubu bari bigenda bari hejuru. Bigaragara ko bafashije ingendo. Inawezekana mshikaji safari turi mbere data kabagenda nabo bari bari bakaba badushitseho amahoro. Imana n'inda bagenzi ntabwo bene data bakundwa, tumaze iminsi tukumva amagambo y'Imana, ariko nagize ngo nibura imbere y'Imana ugaragaze umunezero. Abantu bagafite Imana bo bapfuye bahagaze, ariko twe dufite Imana ikemura ibibazo. Iyo ufite ibibazo byose mu rugo, Imana irabishoboye. Niba n'abana barwaye, Imana ikiza abarwayi. Niba bakuzaniye amadiru, Imana iriha amadeni. Niba ufite ikibazo mu mwuka, Imana yagikemura. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Subiyemo bwa kenshi ngo turaganira na bishimye. Iyo turabona afashe ku butaka, turamubwira ahagarare, abadayimoni babanze bamuvere. Kubera Yesu Kristo yaje kurangiza ibibazo. Niwe ushoboye byose. Hari igihe abana b'abantu batakukira ibibazo, ariko Imana yo irabishoboye. Imana yo yihindikoye amaganya yabo yose uko yita kuri bo. Twaganira amagambo meza kandi dushize guha umusozo. Uyu munsi rya jambo twatangiranye yankuru y'umunezero twumvishije cyari gihe, tukongera tukagaruka tukumva ngo kubana n'Imana neza, ukabana n'Imana mu mahoro, ukabana n'abafurere neza, ukabana n'umugore wawe neza, ukabana n'imiryango neza. Haleluya. Abayikurikiranye Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Ibyo kumva imbaraga ihindura, kuko umuntu wese ugomba kujya kunyareza agomba kuba yarahindutse. Ntabwo uzatera umeze uko bisabwa n'ijambo ry'Imana rikunyuza mu ruganda, kandi abagiye kubica mu ruganda abo nibo bazajyayo. Haleluya. Iyo umuntu yemeye guhanura akemera gukosora, urabona abantu bakosorwa bakibuka. Ijambo ry'Imana ryatangwa oya ngo ntabwo nzagabana ngo ni ibintu wapfa, oya ihangane. Kubera iyo se w'umwana afashe akanyafu agakubita umwana atamwifuriza ibibi, aho bashaka mu mwana agororoke. Tuzajyayo turabera binini ubezeshe ukuri. Ijambo ryanjye ni ryo kuri, kandi iryo jambo ni amazi ahumana. N'aya materaniro ntabonamo abantu barabasema, ariko se baracyasinze. Dufite ijambo rihindura. N'aya materaniro twabonamo abagore bari ingara. Ingare ntabwo indaye. Ingare ingare wanaosoma wanawake wanajifanya wanasoma. Imana inahumulisha kwa jina la Yesu Kristo. Na tena ni wahama wabole bali ingara. Umugabo yavuga ati ndakwere kutuba wabana, ndakwere kutuba wagesera. Ariko ijambo ry'Imana rirahindura.
ijambo ry'Imana rirakorogoshora uwari mubiri kamuhindura mwiza. Imana yamuhaye ijambo, Imana yamuhaye abakozi, Imana yamuhaye umuhanuzi, imufashe kwikomera amashyi. Ijambo rihindura, utari mwiza akaba mwiza, uwari mwakanga agasa neza. Ijambo rihindura. Mu gihangana haba harashyushye. Ese muranezerewe? Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Uyu munsi turavuga ku ijambo ryitwa ngo l'état de la moisson, igihe cy'umusaruro. Wakati wa kuvuna. Hajya bazi cyo biza niki? Harvest time? Harvest time. Okay. Nukuvuga ngo ni igihe cy'umusaruro. Wakati wa kuvuna. Yari igihe cy'umusaruro. Wakati wa kuvuna. Wari umushogoro. Aravuga guhereka. Wa mushogoro we ba. Ariko ni mu mushogoro. Abahinzi nabo barabibaye. Abatarahinze nabo barabibaye. Ariko n'abana bacu muri ekole de dimanche ntabwo uzi umushogoro, ntabwo bazi umushogoro. Umushogoro ni ibishyimbo bahinga y'amababi, abagore bakajya kuyasoroma mu nzara. Ariko nubwo basoromye ayo mababi, ibihe bigatambuka, igihe cyagera ibishyimbo bikera. Umushogoro barawusezerera bakavuga ngo ngwino wa bishyimbo we, maze bakabifata bakabirya banezerewe. Yabwira rero nimwihangane, urugendo mwakoze n'urugendo rurerure. Narakoze kuba mu madini, narakoze kuba mu isi, bahamara abasaza ngaba bamwe babisaziyemo. Frere bidasiwe ihangane, ni inkuru y'umusaruro. Ibangare babishaka abarwaye igifu, abarwaye umugora, ab'igifu cyane n'abarwaye za kanseri, n'abarwaye za diyabete. Ndababwira ngo diyabete bayibayi ni inkuru y'umusaruro. Haleluya. Abamaze iminsi bari kubyana, nimurekeraho kubyana, Yesu araje. Inkuru y'umusaruro we nanjye ndayikunze, nawe niwikunze dufatanye kumva aya magambo. Imana ibaze kugira mu izina rya Yesu Kristo. Inkuru y'umusaruro ntabwo ikunze kuba mu musaruro, ntabwo ifata mu matama iba mu minsi y'isaruro. Kwifata mu matama no kuno naburaye ni mu gashogoro, ni mu nzara. Ariko ihangane, tera imbere gatoya, hirya ya hano hari ahandi wapfushije. Yamubwira ngo frere muhiwe ihangane, hano hirya ni heza cyane. Abapfiriye muri Yesu bazabanza kuzuka, natwe bariho duhindurwe dusanganire ubuhanuzi. Ese mwizeye ibyo? Murabikunze, murabinezerewe. Ndaganira n'abishimiye umusaruro. Haleluya. Imana bipanze neza, yewe duhaye icyubahiro. Nzahora gishima, nzahora gishyira hejuru. Iyo duhaye mesaje ihabwa icyubahiro none iteka ryose. Babunza umushogoro mu minsi y'inzara. Iyo umuntu yashonje arya n'itaka. Iyo umuntu yashonje arya n'imisigati. Iyo umuntu yashonje atwarwa aho babimenye. Ariko ihangane, ejo mu gitondo iyo aguhamagaye, iyo agutangiza urugendo, iyo akuvanye mu isi, hano hirya ni heza. Yari kuharamukwa abona aheza. Iminsi yo kugura amakoti yarangiye, iminsi yo guhatirira ibyashize, tugiye gutekerwa n'abamarayika. Iminsi yo gupimirwa birarangiye, abaririmbyi bo mu ijuru nibo bazaducurangira. Ese muranezerewe? Ari inkuru y'umusaruro. Ndayikunze, ndayinezerewe. Abanezerewe bwanjye nimuze tuganire. Iyi nkuru y'umusaruro. Ariko si nkuru y'umusaruro, imanzirizwa nyinshi. Frere Branham yabonye ibintu bikomeye. Ariko usoma igitabo cy'itanga ibice bitatu mu Rwanda. Bibiliya yemera kuko abantu batangiye kubwira abantu babi, Yesu babi, maze bitegereza ngo abana b'Imana bitegereza abana b'abantu
neza we bambaye neza we ngo batangira kwitora umunyama w'abakobwa abandi bashaka abo bashaka Yesu ati uko byari biri mu minsi ya Nowa niko no mu minsi bizaba bararyaga bararyaga baracuruzaga bakoraga byose nawe umunsi ubatungura batabizi yabwira rero ngo ari kuri umusaruro haleluya abo bantu rero abo bantu iyo bavuze abana b'abantu wakisema wanadamu birasobanuye ngo urubyaro rwa Kayini iyo bavuze ng'abana b'Imana birasobanuye ngo urubyaro rwa Seti ni abana b'Imana Kayini ni abana b'abantu barakira abana b'Imana barakira abana b'abantu no mu minsi biko abana b'abantu ni babandi bambaye ibigufi abana b'abantu ni babandi bari gukora ideni abana b'abantu ni babandi bari kubita ku gatumba abana b'abantu bafata ikigirwamana bagakura mu Samariya ni abana b'abantu ntibazi Imana twizeye ariko Imana yacu ifite amaso ifite amazuru irahumeka irareba ibibazo byawe nayo yabisubiza ariko abana b'abantu bamaze ibiti barabipfukamira bakavuga bati ndakura mu Samariya wuzuye imyenda ndakura mu Samariya bakagimera cyane cyane bakagipfukamira ni abana b'abantu amabi yose azavuga amazina yanjye izina ryanjye azavuga mu mazina yawe oya ntabwo amazi azavugamira ibigirwamana ahubwo amazi azavugamira kuganira ntabwo yifuza ko hagira umuntu usohoka yifuza ko hagira umuntu usinzira aya magambo reka dushyiraho umutegetsi kandi ntabwo kwihangana ihangana n'imigisha turaganira ngo igura umusaruro uranezerewe igura umusaruro igura umusaruro tutarayigeraho abana b'abantu frere ndugu Branham ati barababona walikuwa wanaangalia hariho za mariage kuwa na mariage au ndoa special tunatisha haya uziko mariage ni gufata amafaranga ugahereza se w'umukobwa bakamushyira ariko bo mu barishyikirira walikuwa wanajigusia ndani uriya ndamushaka uriya ni Sodomu ni ikimenyetso cyo kuza uko byari bimeze nawe uyu munsi mwereka kubona mariage wamaje hano muri Amerika mu yaguma mu gihugu kubera iki nabo bahabwa igihe iminsi runaka mishira uzajya iwanyu nanjye njya iwanyu ni mariage itasobanutse ntabwo nimubona ibyo muzararame n'ikimenyetso ngo Yesu araje abana b'abantu baragwira baragwira we ubwenge buragwira n'indege barayikora ikagenda itagira dereva imodoka nazo barazikora kubera Kayini yarazwe ubwenge arava mu muhanda azi gukora umuntu azi gukora imodoka urabona n'amatwi bazakora n'akamodoka gato ukameze nk'iyi urabizi karabonetse ibyo byose ni ibimenyetso biri mu kinyota mwami Yesu araje yabwira rero ngo igihe cy'isaha abana b'abantu batangira kurarikira abana b'Imana nabo bava mu gihagararo batangira kurarikira abana b'abantu benshi ubugome buzagwira ibyaha bizagwira yabwira bene Imana iherezo mbese murabizi ko tuzemera oya wamenye kuri ku iherezo washaka kuba ntabwo uzi isaha urapfira ingendo umusore ubonameka bakigatareza babona n'umuntu ukomeye ntabwo ukomeye uhwanye n'ikimonyo bakanagira kigapfa ugeze no muri highway wabona uvuye muri mwuka ahawe ni none wino tukubatize bitari ibyo Yesu araje wamenye kandi wapfa kuba
ariko kuko abantu babwiye Lakini kitu watu wanaandika. ibyo twababwiye ngo Tunawaambia eti Ubushinwa Ushinwa hari umugabo twaganiriye na mwanamke tulizungumza tukiri muri Afurika ndani kwa Afrika. ati ngiye kurangura mu Bushinwa Nenda ndaza waba ibintu byawe waba byari byona by'amasiga hano kujya kugira garamaza ngibiki ariko nkareba mu maso no mu mutwe habona ari ntawawe abantu bageze igihe basa bitewe no kugwira cyane muhanuza ati bazagerageza no guserereza abagabo batazabyara ninde warwanya umugambi w'Imana ninde warwanya porofesi ninde warwanya ubuhanuzi bazajya batera inshinga abandi banazibyara yabwira abera ngo icyo gihe ibinyoteri yo kuza kwe bizaba byamaze kugaragara byamubyemere araza wizatire kwizera araza ibinyoteri kubihinyura araza bahora banavuga umunsi umwe uzabimenya kandi ubuyi uzavuga uti iyo menya ndi ejo abateranye umuntu nubwo yakunda abamaraya bamuzanira amaraya yapfuye agashobora kuganiriza amaraya umuntu nubwo yakunda inzoga bamuzanira ikirahuri cyabyeyi agashobora kukinywa yamaze kuza mu mwuka gukorera Imana bigishoboka kwabarwa nimugamba agaciro ubugufi n'ibintu umusaruro arayumvishije Imana ibatere umugisha igihe kirageze Yesu araje arabwira cyane n'ibimenyetso byo kuza muzababona ubona nk'umukecuru w'imyaka 70 ubona yambaye akantu gateye isoni nanjye kubona madame Musu n'umukobwa wanjye tubona abantu bakene urase n'izinaje urumva yuko isi igeze ku iherezo abantu ntibagitinya no kwambara yaba nimubona ibyo muzarame muvuge ngo wino manisha ibimenyetso byo kuza kwe byaragaragaye ibyo byose biri kwerekana ngo Yesu araje ariko tukuganira ngo n'inkuru n'igihe wakati y'umusaruro